Yes, ni kuri Air Force wa Yesu tubanje kubiyegereza mwebwe mwese abantu bose badukurikira umunsi wundi. Gusa twari tumaze igihe kirekire ntaco tubagezaho, ariko bishatse kuvuga ko hari ibyo twarimo dukaranga byiza kandi bigiye kuza byogeraho umunsi waremwe n'Imana. Ubwo rero tukaba tubahaye ikaze tunabakangurira kugira ngo mugire umwete wo kuzajya mukurikirana, kuko tuzabazana ibiganiro, tuzabahuza n'abantu batandukanye, abastari batandukanye, ku buryo namwe muzamenya byinshi bijyanye n'abo bantu tuzagenda tuganira nabo, abasaza, abakecuru, abana ndetse n'abantu benshi ingero zose. Gusa icyo musaba wowe udukurikiye kugira ngo buri munsi uzajya ugera kuri Air Force wa Yesu kugira ngo ukurikirane ikiganiro cyacu tuzaba twahatambukije. Ikindi tubamenyesha nuko n'uruhande rwa music nabwo ntabwo tubaye turucubitse, ahubwo kugira ngo tube nabwo tubategurira ibintu byiza cyane mu minsi iri imbere. Muratangira kubikurikirana. Icyo nabakangurira rero mwebwe abadukurikiye kugira ngo mubona ikiganiro cyacu gitangiza abandi batandukanye, kugira ngo twese dukomeze dufashanye muri ubwo buryo. Abo twakamiraga amata uyu munsi nibo batwindurije urwo rwango rwavuye